telefone ni yanjye nta nubwo wigeze uyigura. Yanayimenye mama wawe. Ese murafata telefone? Password y'umugore wawe. Ngaho cyane ibyo bitambaro byawe. Itunzanira amazi yo kunywa. Ese Kamiri noneho warasaze? Wicaye hano se akazi karangiye? Nsigaje gukoropa wesezoni. None wicaye muri salo ukora iki? Usigaye nivugana? Ndi kugukunda nyinga umupata. Nyamara umaze gusara. Nasa. Akona none. Ese umuntu yicara wenyine akivugana ari wenyine nta muntu bari kumwe? Ese sinini kugwa ndi kwitoza ukuntu nzaba umupata. Kubera n'ikigoryi wicaye nakazi utarakarangiza. Sinumwe ko nsigaje wesezoni nyine. Ubu se wese ntabwo turi burye. Reba umwanya umaze wicaye. Urabizi neza ko mukecuru ari hano. Urashaka ko tujya turira amasaha ataramwe nayo mu cyaro? Mu cyaro baryama kare. Cyaro igitoki cyaraye. Mukecuru amugabura igitoki cyaraye. Uriya mukecuru ufite amahane ameze kuri urashaka kikumena mu maso. Ariko kwanza hari n'ibintu ndambiwe. Nje kugira ngo uraki ajye anyara ku buriri mu mbure ngo Kamini ngo ninjye wabonyayo nabyo byo ndabiranga. Ibyo twabwirwa n'iki? Twabwirwa n'iki? Ubimensi biri yonyine nabonyayo kandi nabwo nkabibemera nkabati Kamini nabonyayo. Ubu ugiye kujya uhangana uburaki si umwana wanjye ndamuyobewe. Uyobona. None se utaraza ko atanyaraga ku buriri. Ariko nanjye nakubwiye ikintu cyari cyabiteye. Giye nari nibyamenye. Kamiri mbabarira ntukajye wirirwa ushaka guhangana na Life. Ntabwo turi guhangana. Ngiye nari nisinziriye. Ndimo ndarota ndimo mvuye kureba match ya Arsenal. Cyo haguruka ujya kurangiza akazi. Mpita ndota nshaka kunyara. Haguruka ujya kurangiza akazi Kamiri kandi ntabwo nzajya nirirwa mpangana. Maze kunyara mpita nshiduka nanyaye ku buriri. Ako se Kamiri urabona nzahangana nawe kugeza. Ntabwo byakubaho. Kamiri kandi ndagusabira umushahara wawe usubire mu cyaro. Ndabona umaze kunanira. Ntabwo nasubira mu cyaro ko mu cyaro ni habi ariko namwe mugerageze mwe kunsigurira ngo nyara ku umukozi ko kumana yanjye akuzi ko ni umushinga wo kumera ubwabo ariko Kamiri uziko nta n'umuntu n'umwe ucyubaha muri uru rugo simwubashye nta muntu ucyubaha kuba nkubwo urikora ugatakaza ukaza ukicara muri salo urikora ukajya guhangana na mukecuru ngaho papa arakiwe nta kinavuga muri uru rugo ya mukecuru ndamurumva ushaka kugera mu kiwamwana Mukecuru ni isasu ndamwubanya muneka atanakuma ngo ndamusa. Hakurya ujya kumushakira ibyarya na icyo gitoki cyaraye cyawe niwe ukirira. Sinakubwiye ngo ujye uteka bike bishira. Ese ibiri cenda natetse n'ibindi bindi. Ariko mananje sinari narebye no mu nkoni byasigaye. Watinyutse uteka ibiri cenda mu bantu bane. Ibyo byose ndabimara ngewe. Ubu wazanywe no kumpombya. Ugenda uyandike. Ntabwo naje kumpombya. Nakubwiye ngo ugenda uyandike nzayagukata. Hari ayandi magambo. Ntabwo najya mbona ibiryo byo gupfusha ubusa. Mama Rake. Waramutse ute? Namahoro mukecuru. Ndahaguruka Kamiri. Haguruka mbabarira agenda ibyo mu mirimo. Nakubwiye ko amafaranga ugenda ugashaka aho yandika tuzayabarana ngo hebe. Amafaranga muri iyi salo sohoke. Abyanze. Yakoze iki se? Se mukecuru umuhungu asigaye ashaka kuku arikora agateka ibiri cyenda by'igitoki mu bantu bane. Reka tubivuge rata mubyeyi nibyo nende kuvuga sibyo. Akugira ngo uteka ibiryo biyo biceye wabiteka bikaba byinshi. Mugera hano ingurube ariko bisigaye mu rugo. Kuko wiyongeye mu mubare kandi imibare yanjye. None se uko byaraye urabimugaburira. Uratinya kugaburira mukecuru ibyo byaraye. Nawe uri urambwira ngo ntubimara. Ndagaburira umugabo wanjye mishyushyo. Ureke nkubaze. Akajya yera kakarya se sinjya muri. Muri nkenyero na kenye. Ese none ibyo ni iki? Kamiri mbisa cako. Nkenyero je mu Uhereje umwinginga ngo aze antoroshereze hariya. Rero narebye ndavuga nti urakabye. Gusa wagira ngo umwana w'umuhungu aze gukoropa mu cyumba kiryamye. Ariko yari kuzaga komanga nkabyuka. Erega ibi byose niwe wakabikoze nk'umukazana. None maze guhina ndaheniye. Rega mukecuru nanjye umenye ko maze kubyara kabiri bambaga. Ntago najya mbasha kujya nunama nkoropaze ino nzu. Uyu mukozi se naramuzaniye iki? None ko nabimubwiye ejo nkabona agashinza amatwi. Ariko se mukecuru mu cyaro n'ubundi ko nta mukozi wagiraga wibanaga gukoropa icyumba cyawe byakunaniye. Umukozi. Mushumba wese azagukoropera mu cyumba. Nawe wagiraga. Kuko ari ugukabya. Awe nagiraga uranze. Haguruka nawe. Nasoje. Yewe muhungu. Sibyo ipantaro wambaye ni bwoko ki? Yenda. Kiyujo. Nta mukozi nagiraga ndi kuvugira imbere y'iringegera yanyu.
nagiraga abashumba nkagira abaja n'abagaragu baza kukwerekana iwanjye basanze ntatetse muko ndetse hano wari waburara iyo mikonje bari kuvuga ngo bajye kumpa ntayo baraguha turateka ibishyushye nazo mikondera nayigaburira n'umugabo wanjye ariko muri n'abanyamafaranga murateka ibiri 9 cyakora nkubwire ubwire uriya muhungu wawe ibintu byo kuza ahangaha aza kwaya ko ntuzi nta munsi y'urugo yarega dufite abana ko ntuzi munsi y'urugo ntaho mufite dufite abana mukecuru dufite abana kandi usibye ibyo ubu ngubu icyo tutakora tutagaburira umugabo ibiryo bishyuhije nawe dushyuhije twabisangira cyangwa icyo tumvishe ni iki ngo bishyushye twagira gute twabisangira imikonje n'imigagirwa se n'ibigagirwa se ibyo baraye batetse nijoro byagaze bite kiwanyu muteke ibijumba bikamara icyumweru mu nkono mukecuru buriya rero ni ikijumba ariko bisomeza amata uragira ngo njye kugisomeza y'amashunushunu nabonye muzana mu mashashi ntabwo ari amashunushunu n'amata agezweho kandi biriya ni iby'igisirimu wibuke ko waje mu gisirimu yewe mukobwa w'i Rwanda ntega amatwi ndakumva waho umuhungu wanjye ntigeze akubwira wenda akakubwira ku mateka yanjye ko warayibagiwe reba umuhungu wawe wibuke ko ari umugabo wanjye ariko nijye wamubyaye ndi umubyara no kuba umugabo wanjye ni ibintu bibiri bitandukanye ese kushira isoni mukobwa ntabwo nshira isoni sinshira isoni yewe ndarwaye ngomba guceceka ihangane ariko nanone ntabwo muzashaka kumfata ko ntari reba aho amasaha ageze nababwiye ngo mushaka ahantu mwankurira agasururu mwakabuze rero nta misururu b'i Kigali mukecuru kandi njyewe bakuzana muri uru rugo bambwiye kurwaye kurwara no kunywa imisururu njye ntabwo nzafata imisururu ngo njye kuvuga ngo mbanzanye nkaho ntaje mu rugo rw'umuhungu wanjye mukobwa isurugo rw'umuhungu wawe uragira ngo nzarugusigemo umubere umugore kuki atigeze agushaka kandi uri nyina ambere iki akubera umugabo koma mu mashyi ujye no mu mudiho rero niba utangiye kunshingira umwana nabyaye none se ngiye kujya utanyubahira ko kunshingira umwana nabyaye cyacu so kugushingira umwana wabyaye kuva kera n'ubundi wamyinyanga ariko kunyanga kwawe nta kintu na kimwe byahindura muri uru rugo urugo amaze kurubyaramo 2 ntacyo rwose wenda kuruhindura yewe se 2 wagize ngo babyaye 6 ubundi baruvamo yewe ntaho nenda kujya nawe wawe arankunda nanjye nkamukunda ahubwo ikibazo uramenye ntuziteranye burya rero barabivuze abanyarwanda barabivuze ujya mu ishyamba utazi ugaca inkono utazi ungendere gake kuko ndi mu rugo rw'umuhungu wanjye nushaka kunya hejuru ese mukecuru nzakunyara mu maso mukecuru ujya wibuka amategeko y'iki gihe uzi ko umuhungu ntuzongera no kunyita umukecuru ntukinemera noneho kucuranje umpamagara ndi nyoko bukwe ni nyoko unyita umukecuru urawansanga uwambera mama ntabwo nakubera nyoko umuntu uhangana gutya kenyera ahubwo ukomeze ntabwo mama yigeze ahangana atyo kenyera ukomeze yewe ndabona bitoye shafi yasize avuze ndi kumva ngo nshakira agasosi none iriya mburugufi yawe uburyo yambwiye ngo urarwaye ahubwo menya wari ufite ibindi wari urwaye ntabwo ari uburwayi busanzwe uraje ubibone cyecu ndabona rwose bitazoroha ese ubundi izi ngutiya wambaye n'ingutiya nyabaki muko iyi kanzu uza amafaranga igura ikanzu ntabwo ari nk'ibi bitenge mbona wazirikanze nkaho ariko se noneho ese ubundi wajya ukenyera neza wajya ukenyera neza ibi ngibi niho umugabo wawe yavuye muri ibi ngibi arakwatsa akugira atyo turagusirimura nawe umenye ko wageze i Kigali imeze yego ko ibi birahenze ni amafaranga kandi cyiza nawe bakuzanye i Kigali uzasubira hirya iriya twaragusirimuye desi nanjye rero ngo umuhungu wanjye ngo yazanye umugore naho yazanye ishitani muri uru rugo yewe ntabwo ari ubushitani ahubwo ntabwo uramenyera umujyi ese ubundi bari bagutembereza bari barenga kino gipangu cyangwa waraje uheramo hano yewe bitabe ntabwo oya bitabe turabizi yuko n'ubundi abakazana dufite atari abakazana ahubwo ari indushyi n'inzererezi batondowe hirya iyo ngiyo yego mukecuru rekera aho ngaho abangaba nabo dukorana ntabwo butiki bagushingiye wayifunze ubu nkaba mbona ubyuka ugenda mu gitondo ugataha ijoro ariko buri mwana wanjye ni business wayikoreye nafunguye indi business ndacuruza mu mujyi ntuzongere kuza kunyicara imbere wambaye ubusa ego ko ubusa ni ubusa ujya kugambarira mu cyumba cy'umugabo umva nkubwire mukecuru tuza urugo n'urwanjye wibuke neza ko ahari iwanjye urugo n'urwanjye mfite uburenganzira bwo kwambara imyenda yose nshaka umva rero nkubwire mama Lucky doro abasaba bacinye mu muhungu wanjye wabaguka bitaba ntabwo byashoboka iyi telefone ni yanjye telefone nayo witaba rega ntabwo nanjye nayo witaba nayo witaba ndekura telefone
mama Uyaburetse. Fata iyo telefone mbere ko yanayimenye mama wawe. ese mwafa telefone password y'umugore wawe Jana urayizi. narabikubwiye rega narabikubwiye. Wamubwiye iki? Mama wawe ntashobotse narabikubwiye kuva na kera urabizi neza ko anyanga. iyi telefone murayipfa Urabizi ese mama wawe afite uburenganzira bwo kwitaba telefone yanjye. mama Mwana wa utagendera mu kigare. Arakubeshya mama Mubwira arakubeshya. ceceke ngusobanure. Arakubeshya. mama mumbabarire mu mama horo y'umutima wanjye Rero telefone yanjye arayimennye nase ujya kurwana na telefone yanjye kubera iki? Shafi ndakumva mama ndakumva ubu uyu mugore atuzwe n'abagabo bangahe? Kuburyo Yarakubwiye. yarazi ko ndyamye yitaba abandi bagabo sheri shushu. Arakubeshya yumvisha isona ndamwubaha kugira ngo namwitabiramo none rero arambeshyira ngo hari abagabo bamama ariko se ngaho reba nakubwiye reba aranankubise butuje Ko bise inkoni yanjye ashaka inshyimbo yanjye narayibagiwe. sasa Uko mama ibintu mwana wanjye Mama. usabye ntumvugiremo kandi urabizi ko najya nkora amakosa nk'aya ngaya. Nimba ushaka kugira ngo tubane mu mahoro ndakumva ntega amatwi. Ari ngikubaza nti uyu mugore wawe atunzwe n'abagabo bangahe? warangije Ntabwo uramvugiramo. Yarazi yuko ndyamye yahereye ari muri dushe ntongera kumvugiramo washyano. Ntongera kumvugiramo n'abagabo uri kugera hejuru y'umwana wanjye. mama uranyubaha urankunda Shafi ningira guhamagara ucyo wiyasira. Ningira guhamagara ucyo wiyasira. mbabarira basi Fungura iyo telefone uhamagara umugabo wari uri kumuhamagara umva amagambo. ibya telefone bubiretse Ndagukumbuye cyagiye twari turi kumwe ibyishimo wampaye ndongera bikumbuye. Shafi ntabwo yingegera y'umugore izagusuzugura ndi kumva. mama wanjye Ibibaho. umva nkubwire sibyo Niba utarunabizi. uraha ntabwo urakira Ntabwo nakira. nubwo urabizi neza ko utarakira nta kintu mama wawe arwaye we ntabwo ubizi umukazana wawe mama nta kintu mama wawe arwaye mama wawe yaje reka tumwe muri uru rwabu Maze iminsi ikintu cyatumye ndakara maze iminsi. navuze ngo butuje Maze iminsi mwumva. Ndakubwiye ngo ntongere kumamaza. urabizi ndagukunda sibyo urabizi ndagukunda Subiza mu cyaro. oya ntaho ngusubiza ntaho ngusubiza Ujuza uryama aho babyutse. guma ahangaha utanga amahoro mwumvikane icyo ushaka n'ubwumvikane hagati yanyu ntabwo waje guhangana n'umugore wanjye sibyo kandi nawe sheri ndakwinginze nawe nyubahira mama sibyo ibi bintu mbonye ibi mama afite amahane menshi kandi narabikubwiye Bikomanga bibiki wari kugeranya n'umwana wanjye wowe. ariko ngaho reba nawe usegewe reba ase mama bite byawe urakoze no kunsura umva niriwe mu miserero mbese nsigaye mfite agahinda kenda kuzampuritsa umutima. Agahinda se kameze gato umugore mwiza nkawe w'ikizubazuba nawe ugira agahinda. Wahura n'iki? Umugabo wanjye yazanye mama we hano ariko arenda kuzantagangaza. Umukecuru ugira amahane gusa ko ageze naho kuzajya nkubita arashaka kunyitabira telefone nta kintu na kimwe mvuga. Umuhungu we aravuga undi akazamuka mbese asigaye adutegeka wagira ngo aha ntihakiri iwanjye. None si ibyo ngibyo hari umukecuru utinyuka umukazana kuri urwo rwego ko agira amahanera agira amahane ateye ubwoba. Ndakubwiye ngo n'umuhungu we aravuga undi akamubwira ati ceceka. Umuhungu we nawe byaramuyobeye arareba akaza hagati yanjye akabura uko abigenza akajya hagati ya nyina akabura uko abigenza kandi ntashaka gusubiza nyina mu cyaro. Yewe urugo niba nzarwubaka simbizi. none se uriya mukecuru ko yaje aje kwivuza muri mu makimbirane ibyo bintu birashoboka. Umukecuru buri munsi nteke icyayi akanga kunywa namuha igikoma atereka data namuha amazi atera ashaka turumbo. None ubwo umuntu arwaye iki? ubundi uru rugo rwawe rwabuze iki cyatuma uriya mukecuru utamuha icyo ashaka ukabona amahoro mu rugo rwawe? Yewe njye sinzi ikibazo afite niba ari amahane ariko kuva kera yanyanyanga. Umuhungu we yankunze umukecuru anyanga atanyemera usinzi ngo umukobwa yari yaramurambagirije ngo ukora ku kigo nderabuzima iwabo iyo mu cyaro. Buri gihe rero ahora noteza mbese sinzi aho bizagarukira. narumiwe akuriya mukecuru agira amahane. Ese we ko mperuka muganira ntacyo yigeze akubwira? Reka nkubwize ukuri uriya mukecuru ni umugome
rwego rungana rutyo iyo uriya mukecuru ni umugome umwirinde nutareba neza ahubwo uzanarusohokamo. yego mana yanjye utangiye uzi ko iyo nkuru yimbwiye yarayimbwiye, uzi ko yambwiye ko yari yarakunze umukobwa wakoraga mu kigo nderabuzima iwabo bari baturanye, noneho umva akarusho sha uwo mukobwa ni umunyamico myiza, ni umukobwa wubaha, ni umukobwa mwiza. yarambwiye ngo nimba hari ikintu cyamubabaje yababajwe nuko umuhungu atamushaka. yewe hari igihe nawe bitari gushoboka, uriya mukecuru umucira bugufi, umukecuru anshira mu maso nkihangana, yewe nta kintu na kimwe ntakora muri uru rugo, ariko ntashobora kunyumva, ahubwo noneho bamuzaniye menya yaje aje kurusenya. ese ko narinze ngo yaje arwaye naho arwaye ubugome we. umukecuru udashobora kumucya uramuha amazi ngo amazi ngo niba nk'ibiki, kandi twe tuzi ko amazi ari ubuzima. ni ikibazo gikomeye ariko reka nkubwire urafite ibibazo. yewe ndumva norohewe. none se iyo arimo ari bebezi imbere y'umuhungu wiwe bigenda we. yego umuhungu arankunda akunda na nyina, mbese babavuze giti, maze rero amahane ye umuhungu aramuzi, agerageza kuvuga bikanga. ubu nayobewe icyo tuzakora. none se arushijwe umuhungu we aravuga saho ntaruhuka. ntibishoboka. noneho mfite umukozi hariya we birirwa hasi hejuru, nayo icyo nakora. Kamirindi nawe rero uramuzi, na bya bindi nk'umusazi uri aho ngaho, na bya bindi by'abayiganiriza agira ate umva ntibishoboka, ntibashobora kumvikana. umukecuru noneho nagiye kumva numva nange ndashaka Kamirindi kazajya kumukoropera mu cyo ibyo bintu nzabishobora. noneho reka rero ngiye kugira inama. wangishije inama? gira inama. reka mugire inama. icyo umuturanyi aberaho. uriya mukecuru ntuzongere kwemera ko Kamirindi ari we umugaburira. iki jya ugenda wegere inkono Kamirindi ahishije, uze warure nk'uko ugaburira umugabo wawe ukamwitaho. reka n'ubundi dusangira ku meza. umva se umwarurira uturyo duke, nadahagaze ahambira atajya guhagira iwe. yewe uriya wajya kumwarura uturyo duke se abayeho igikoni kiri niyo wamuheza muri iyi nzu ngo nsigaye mbona ashyugumbwa no kuzinjira mu cyumba cyanjye, warageza ngo wamwarura uturyo cyawe ntiyagitinyuka. wegenda ujya umwana umwana uturyo duke. mubyeyi nta kintu atinya uriya mukecuru. ejo bundi yatinyutse no kunkubita anyambura telefone yanjye, barahamamagara agashaka kujya kwitaba telefone nk'aho ariye. ubwo umukecuru utangiye kujya anyambura telefone yanjye agashaka kunkubitira imbere y'umuhungu we, urumva icyo atinya ari iki? ubundi umukecuru mwakirira iyo mu cyuma, ntabwo agomba kukubuza uburenganzira n'umugabo wawe ngo munanirwe kwisangirira muganire cyane. akambwira ko ibintu byose ari iby'umuhungu. none se ubwo reka mubaze, ubwo umuhungu wawe umugabo wawe ari we muhungu we, iyo mwicaye muri salo mubasha kuganira buri kimwe cyose? ntabwo icyo gihe ngewe mba natuje, byinshi tubivuganira mu cyumba. mubivuganira mu cyumba. none ko bitashoboka kujya kuvuga uriya mukecuru amahane aba ari hejuru. reka igihe cyose tuba dushwana n'uriya mukecuru kuva yagera aha sindabona amahoro. reka nkubwire ntabwo yajya kunkubita, mujye kumuhereza ibiryo yicare muri salo, nabimushyira mu cyumba, umushyira mu cyumba umuhereze duke, umuhereze utuntu tw'inico n'indi ahambira wamuhima nanjye wamugana ahambira agenda ave mu rugo rwawe bwaryaga rimwe ahubwo ako kantu ahambira Kamirindi abishyira ku nusu ajya abigera bimwe byo gutegeka ngo bamutekere amasosi, ahubwo bamusubize ku bijumba by'iwabo. ubundi reka nkubwire nimba mumumenyereje agasosi k'inyama mugakubita uturayaho akarya agatoki, none kumbwira ko atarwaye ayandi magambo umbwira. niyo mpamvu natangiye nondora umuhungu yambwiye ko arwaye, nanjye njya kondora. umukecuru amaze kondoka nimba arwaye ubugome nawe rekana ubugome. urumva muhereza ibiryo biri bumunanire. yavuze ko atarya umuceri umutera igifu, reka umuhate umuceri umuzengereza. ya muceri si wawe yarabonaga ndamusubiza ku bijumba n'imyumbati buri munsi. umuceri umutera igifu umuzengereza ahambira ataha. ariko ubundi wowe ibyo ni ibiki? iyo nama ni iya nyayo. uremera ngo agume yicare mu iyo rugo nama ni iya akuboza umutima? iyo nama ni iya nyayo. ntuteze kuzaterura umukecuru ahubwo ndaje umusubizi wawe mu cyaro. ndaje mbwira Kamirindi ntuteze kuzamufata
wowe ngo umwurize imodoka y'umugabo wawe umujyane agomba kuzahava yabitekereje muzonge numara kumuzonga ashobora no kutazagenda uko namubonye yewe Kamirindi rwose ngomba kumubwira Oui, présent, Cramé, oui, nabitabye. uyu nawe rero ese Kamirindi ntuba uri kuri Umvishe mu umuntu wese nzajya nganira nawe uri hafi ariko bangiriye inama urabona uriya mukecuru aratunanije mubwira mvuye hejuru y'umuntu reka nigire ikinyabupfura rirahorananiye ni umushyitsi Umushyitsi uzeza ko kuriya abahora mbega igitwenge. ariko si Kuki nsanze mu gikoni. ese tega amatwi nkubwiye Ndakumva. uriya mukecuru aratuzonze ni uri no gutuma ngo ukatari amafaranga ubimenye neza wabonye ukuntu ejo bundi yashatse kumubitira imbere warabibonye kagira inkuru rero yumvishe mukecuru ngavuga ngo ntajya arya umuceri w'umuteye ifu hano mwirato ngiye kukwereka ikintu tugiye kujya dukora urajya uteka umuceri utava mu nkono buri munsi mu kandi umugaburire ku manywa nijoro cyangwa ducunge igihe umuhungu we azajya bahari aba ariko tumugaburire tumuhe duke azarambirwe tore ko yataha bitabaye ibyo azasenyera kandi nawe ntuzasigara hano ariko nza numva ngo imboga mbi ntiziva mu nkono uriya mukecuru azavana ugira ngo uriya mukecuru azagenda katugerageze cyangwa tumusubize ku bijumba by'iwabo mu cyaro karame peza we ndakumva ku by'ukuri uriya mukecuru arabazengereje ku rwego rwo hejuru sijya kubwe byose nibyo Imana bikubwiye babanje bamunyuzamo n'iki nyuma y'abaruhinja aho ngaho ibyo uvuga ibyo bakubajije ukareka kuko ibyo wenda kubibaye ni nk'urusinga rwisobekeranyije n'urundi biranyanza ibyo kandi kabiri nawe urananiye niyo yaba Uganda ubundi ubu bazabinkorera espèce si umuceri ushaka bazabinkorera uko mureba cyangwa n'abahubwo nakihanganye mu gatuza kwihangana ntigushoboka muri uru rugo amaze kunanirwa ndenda kuzaturika umutima ahubwo ntunaruha ziriya nziriye kabiri nahita ngenda niba ari ugiye ntabwo ikibazo urahaze ukansebya n'imbere y'abantu reka mpite nteko uwo muceri kugira ngo uze kunywa saa sita abaretse kugenda hari ikindi gihe ugiye kongeraho mva nkubwire kubw'uru rutoto rwa nyakubahwa kandi nta muntu w'umubyeyi ukwiye gukora biriya bintu umubyeyi agomba kwicisha bugufi mu rugo rw'abana sibyo nakubwiraga mpamvu yarangiza akumvikana n'umukazana mu gihe ari kumwe nawe kwande kwa muhungu bakajya inama bagahuza none rero uriya mukecuru ubwo yanze guhuza nabo arashaka kumusenyera ntabwo uzashobokana n'uriya mukecuru asigaye ahangaha ikindi ashobora kuba yanamugirira nabi akaba yanamugirira gerageza uko ushoboye kose mu buryo bwo guteka umuhereze bya biryo bibi bike bimwe yangaga ya miceri yangaga bya biryo yangaga papa rake ntarahirirwa urabizi ko abyuka yigendeye turajya tumugaburira uko dushaka uko dushaka kandi ntazakora ikosa ryo kumugaburira ibiryo byo kurya agahanga none nabiraye mbwiye mu byo kumukoropera mu cyumba mbyanga ariko wowe udakoropera umuntu mu cyumba icyanjye kutarajya urabona atarwaye ubugome uriya mukecuru nta kintu arwaye ajya abyikorera niba yarisasiraga akikoropera ujya ukoropa ahagomba gukoropwa ahatagomba gukoropwa reka wa muhungu we nawe ndakubwiye jya wumva ikindi ziriya ngutiya sinzongera kuzivura twese aho ujya kumesa ingutiya urabona uriya mukecuru adafite intege umuntu ubasha kumufata mu mashingu ananirwa kwimesera umuntu wivamo rurarushyi yanakwifura imyenda yiwe baho ugiye murakoze cyane ugiye murakoze ku ijambo naho ubundi siperi iyo nama ngiriye niyo uyu mukecuru tugomba kumufatira imyanzuro bitabaye ibyo ndabona ari byo bizaro gusa ko yatangiye ambwira ngo nimbyara undi mwana wa gatatu wagira ngo niwe utubuhaye ibidutunga ntazi ko i Kigali minerivare zabo ziteye ubwoba nyine icyo ashaka ni ukuva mu rugo waguye umuryango hari ikindi umugore si ubyara urugo sizaruvamo nasezeranye mvangamutungo twarasinye 50%, iyindi 50%. ahubwo uriya mukecuru uzi ko ambwira ngo ni iby'umuhungu we ukagira ngo ni iby'awawe ahubwo nta nubwo ari n'iby'umuhungu we ni iby'ahaye wagira ngo ni ibye n'umugabo we ubundi se byaba ibyawe n'umuhungu we ko ari ibyanyu mwabishatse yicaye mu rugo rwe ubundi umutungo wo kwa nyoko gukura ukurikirana aha wa muntu urajya gukurikirana umukecuru nk'uri bajya guhatinyuka no kumubaza n'imbago zisambuye
buriya baba barata ibinani biri aho ngaho biba byaranabariye nta gaciro biba bifite nk'ino aha ngaha i Kigali ubutaka bwo mu cyaro buracyari inyuma buracyari inyuma pe yewe naho ubundi urakoze iyo nama ungire ngiye kuyikoresha genda ugerageze baka rwose ananiwe akagenda genda ugerageze atabirindi namwundira rwose ibintu bizajya mu buryo bamaraki genda ugerageze urebe uburyo byazatungana kandi bikunanira turi kumwe ako kantu niko turi kumwe ako kantu niko rwose icyo rwose ngiye kugishyira mu bikorwa ntazongera kurara n'umunsi n'umwe atari muri kandi nawe akarusho kamwe